nikojeje ibuzungu ngezeyo. Dore rero bavandimwe nasize Nyarugenge, imihanda nuko baca hasi bagaca hejuru, nta nzu mubona ishaje. Iyi nzu ishaje rero ngo Abafaransa bahatsinze umwami w'Abongereza. Iyo ni gari ya moshi iragenda ninjoro, iyo nindi iraje, iyo ca hagati mu mazu. Kambaha akanya mukurikire This is London. Yego nshuti bakunzi rero mukurikira ibiganiro byacu Scovia Fashion Shop, noneho kugira ngo muyibone uraturuka kuri Rwanda Revenue, hari akarenge kanditsemo Scovia Fashion Shop muri nyubako ya Mike, muri Mike. Ako karenge kari mu ibara ritukura, iyo urebye hasi ibara ritukura ribona harimo nomero za telefone wahamagara. Ako karenge kanditsemo Scovia Fashion ugakurikire karakujyana mu iduka ngo pi. Kuri wowe ukunda kwambara bya gisirimu kaberwa, gana Scovia Fashion House. Muri Scovia Fashion House urahasanga amashati meza y'abagabo y'ubwoko bwose kandi ya original. Tunabafitiye amapantaro ya original kandi akomeye. Muri Scovia Fashion House tunabafitiye imyenda myiza y'abakobwa n'abadamu itandukanye. Scovia Fashion dukora mu nyubako ya Mike. Winjira ahakorera Rwanda Revenue ugakurikira akarenge kanditseho Scovia Fashion Shop kakugeza neza aho dukorera. Kuri ubu kandi tubafitiye umwihariko uko dufite atelier ibadodera modeli zose mwifuza. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 07 94 280 443 cyangwa se 07 45 28 084. Scovia Fashion Shop, style with us. Reka tubahe ikaze nshuti bakunzi ba Scovia. Urumva mba nanga ko mwicwa n'irungu, mba nanga ko muyoberwa ko byagenze. Dore mvuye aha rero nikojeje ibuzungu ngezeyo. Dore rero bavandimwe nasize Nyarugenge, imihanda nuko baca hasi bagaca hejuru, nta nzu mubona ishaje. Iyi nzu ishaje rero ngo Abafaransa bahatsinze umwami w'Abongereza. Iyo murori iyo ngiyo ubona nuko umujyi byifashe, na ninjoro tuba turya isi n'ahandi. Mbese reka mbereke nimuvuge muti Scovia mu mihanda y'Irandani, ariko ntabwo bigeza kera da. Burije ntibukeye ndaba ndi mu mihanda y'Inyarugenge, haraba hahira rimwe. Nshuti bakunzi rero reka mbaha akanya kugira ngo mukurikire mbatembereze, abatahazi abahazi muhakumbuye, abahatuye babone ko wenda ko twahageze badukurikira hirya no hino. Nuko byifashe, reka mvuge ngo mugire weekend nziza mutembera mu mihanda itandukanye, mu mijyi itandukanye mu Bwongereza. Aho nari nagiye kureba uko isi yifashe, ariko ndaje murabizi ahambere ubwo najyaga hirya iriya kwa Trump, kuko ngo niwe mukandida uhabwa amahirwe ntimubimpore. Narebye mu gitondo abantu babyuka bashoreye benizi, ariko nubwo batabazishoreye bariya nta bakire bakene babyuka bajya ku kazi. Gusa nyine abantu bose baba bafitiye icyo bari bukore nuko bajyayo, ariko nyine cyewe nzaguma nkorera i Nyarugenge kandi biba bimeze neza cyane. Nkomeze mbagezeho amakuru y'ingenzi, tuze tujye kuvuga inkuru z'abaturage hirya no hino. Numvishe hari inkuru namenye, ese namwe mwayimenye? Yego, urumva ngo gitifu ngo batanze amakuru. Urumva ibyo bintu byansanze muri iyi mihanda mureba yakirya. Noneho ngo bukeye arababwira ati umuntu wese watanze amakuru nta serivisi azongera kubona. Ibyo bintu nabibona nyuso Kim. Noneho ndibaza se koko nuko byifashe cyangwa ni ibintu by'inkuru. Ndaje ubundi inkuru tuzinoze. Haba hari inkuru nyinshi, turi mu guhinga, mu kurwanya icyorezo. Nge ntabwo nzabisha irungu, ariko nuko byifashe Irandani, nuko imihanda imeze, nuko hateye. Abatahazi abahazi mwebwe mushobora kuba muzi n'ibindi bice jewe ntagezemo,
dore ko mba ngenda neza nanga ko baza no kugira batya nshaka kureba aho inzira irangirira bigasaba ko nza kuryama ngaramye nabwo nakubita ka kashyururu k'inyuma hasi singereyo. Iyo ni gari ya moshi ngiyo iragenda nijoro, iyo n'indi iraje iyo ca hagati mu mazu. Kambaho akanya mukurikire This is London.